Imana yangiriye ubuntu. Nge nari nzi ko abakozi b'Imana ari abahagarara imbere bagafata mikoro ngikizwa. Noneho nyizwa ndi umuvuga butumwa cyane uvuza akagoma mu muhanda abantu bagakizwa nuko nkishima. Ariko Imana iza kunzamura injyana mu rusengero runini rufite za ministeri nyinshi ahantu ikongo. Ihanjanye nk'abazimana ntingiye singira icyo nkora. Ibi mbigisha biba byarahereye muri nge. Singira icyo nkora. Ubu urabona najyaga nibwiririza buri mugoroba nkajya hano none ubu muri iki gihugu sinzi aho najya ndumushyitsi niyo nkimariya ibintu nk'ibyo ubwira Imana byintu nk'ibyo. Ariko ngiye kubabwira igihe kimwe nicaye mu rusengero umukozi w'Imana ushimwe uza kugera ku rugero rwa Debora aba yaratsinze ibigeragezo by'urugo. Ikizamini cya mbere cyitwa mu rugo. Kandi bakundwa mu rugo haba ibizamini. Urugo n'urwo rw'abamarayika babiri habayo ibizamini. Habayo test. Ariko mu itorero ryawe mwishengera nta bintu ujya ureba ngo wumve bikubabaje. Burya mwari muzi ko principe y'Imana icyo ureba kikakubabaza. Umva ihame ryo mu ijuru. Icyo ureba kikakubabaza ni wowe Imana yohereza ngo gikemure. Aha hantu rero niho nababwiye ngo bitangira kare. Aha niho nanditse rero ba Renilda n'abagenzi be neza gutya kuko ndi muri Gerison des Âmes urwo rugero rwanjemo. Nabonye hano Yesu ashimwe. Umwami Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese abakuru abato uko mungana no mu byubahiro byanyu mwese. Amen. Mbwirira mugenzi wawe ngo pastor arabasuhuje. Amahoro ya Kristo rero abane namwe. Ndanezerewe koko nkuko apotre abivuze. Naherukaga hano kera mugikorera ku Gisozi, ariko ndashima Imana yuko byakunze kandi byashobotse kugira ngo nzi. Nta kuntu Gerison des Âmes yantumira ngo ne kutaza. Ntabwo bishoboka. Ariko kandi ndashima Imana itumye mbona Renilda nishimye. Navuze ngo apotre na madamu bashobora kuba baracecetse ntibambwire yuko ngo usanga aha koko. Umva mushimire Yesu mumumpera amashyi ko mbonye Renilda. Yesu ashimwe cyane. Cyane icyo gihe cyose rero nabaga nagiye muri Gerison des Âmes kera apotre atari yaza na madamu. Nicyo gihe najyagayo i Burundi. Ubwo murumva yuko apotre muzi imbere yanyu ntimubikinisha. Muzi imbere yanyu na Renilda bakatwakira cyane. Nanezerewe rero ikintu kinsekeje nongoreye Renilda. Muzi ko mu rugero rw'abadamu b'intwari Renilda namwanditse ku rupapuro rwanjye. Mu badamu bashyigikira umurimo Renilda namwanditse yaraza kuza muraza kubyumva aho namusesetse n'abagenzi be. Abo badamu banyakiraga mbona abadamu b'intwari bazi gutwikira itorero kabisa bakagaragara neza. Ntuzabona abashumba cyane abo badamu bihagije. Nkunda gusaba amashyi rero ubwo nkubwo nasaba amashyi ya Yesu ndashima Imana. Nkunda Yesu rero nkunda Yesu sinavuga ngo cyane kuko namwe mu mukunda. Ako nkunda Yesu. Nkunda uburyo yankonze. Nkunda ukuntu twabonanye. Nkunda ukuntu yangize igikoresho cyo kuvuga ubutumwa bwiza kuva ndi umukobwa mutoya ntari nashaka kugeza uyu munsi nkaba nkibihagazemo. Yesu ashimwe cyane. Rero ndi umudamu mfite abana batatu bakuru mu myaka 30. Uw'imyaka 30 arayigira mu kwezi kwa 12. Hanyuma umukurikira afite 24 na bucura ufite 22. Bose barakuze barakora ni bakuru. Ariko Imana yampaye n'abandi yaduhaye n'abandi babiri. Ubu nibo twafashe kugira ngo tudasigara twenyine. Ariko umwe nawe arangije secondaire ubwo nawe aragiye hagasigara umuto musaza we bavindimwe ufite uri mu wa 5 secondaire. Turashima Imana. Nkuko bababwiye rero ndi umushumba w'itorero Omega Church rikorera ikagugu ahagana Batsinda. Abarizi murizi ryahoze kwa Rubangura hejuru.
hanyuma nkaba ariko twahinduye izina ubu ntabwo ari Omega Church gusa, twitwa Revelation of Omega Church. Ni rock mu magambo ahinnye. Omega Church igarukamo ariko kazamo nihishurirwa Revelation. Imana iduhana umugisha. Ndiringira cyane ko uyu mugoroba tugiye kubana. Renilda yakoze kumbanziriza no kuvuga neza byiza cyane birenze ibyo navuga. Kubw'ubuntu bw'Imana turuzuzanye. Dusenga Imana. Mana data mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro, niwe nubashye, niwe nshyize imbere, niwe mpamagaye. Mwuka wera, iri torero, abateranye, uratuzi twese. Ndagusaba ngo uvuge ku buryo buri muntu wese agira icyo akuramo. Ndagusaba ngo uvuge ku buryo ubona ikibanza mu mutima wa buri wese. Mwami ndakwinginga buri muntu ugira icyo umubwira. Nushaka bibe byinshi ariko ntagire urekera aho ngaho. Tumaze kumva amagambo meza cyane. Ndagusaba Mwuka wera ngo wowe wivugire ku buryo abantu batahana ipake nziza ikwiriye, ariko cyane ibintu uza guherekeza bakabishyira mu bikorwa. Ushimwe uhabwe icyubahiro bana nanjye, bana n'umutima wanjye, bana n'akanwa kanjye. Reka amagambo asohoka mu kanwa kanjye aguhesha ikuzo, aguhesha icyubahiro kandi uyaherekeze akora ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bw'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye ko biba bityo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Shimiye Imana rero ku bwa Apotre na Madamu batekereje kumpamagara. Nyine nubwo tumenyeranye ariko burya abakozi b'Imana baba ari benshi no mu Rwanda basigaye ari benshi. Abagira akamaro bakaza bakavuga ibintu byiza, nukuri basigaye ari abantu benshi. Ariko kuba baricaye bakantekereza, ubwo niko Mwuka wera yabishimye. Kuko Mwuka wera rero yashimye yuko mbana namwe uyu mugoroba. Nzi ko ubwo Mwuka wera afite ikintu cy'umwihariko gishobora kunyura mu kanwa kanje kikagufasha, kandi kigahindura. Ntikigufashe gusa, gihindure imibereho yawe. Gihindure imibereho yawe ku buryo nawe usigara uri umuntu uhinduka mu itorero n'abantu bakabibona ko uri umuntu wahindutse. Yesu ashimwe cyane. Amagambo meza rero mufite umutwe w'amagambo muri mu Bacamanza 4:9 niho handitse kuri flyer cyangwa poster, ariko ndifuza kugira ngo nsome kugira ngo ntangire gukomanta nasomye. Abacamanza 4 munyemerere mpere kuri 4 kugeza ku 10, hanyuma ndaza kongera gusoma nyuma. Ndagusaba ngo utega amatwi. Nubwo iki cyumweru cyose mu giterane mushobora kuba mwarahasomye, ariko buryo iyi mirongo umwigisha asomye gucitse, ubucitswe n'ibintu byinshi. Kuko no mu gusoma iyo mirongo ubwayo ishobora kukuvugisha. Umwami Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi. Icyo gihe umucamanza w'Abayisirayeli yari Debora, umuhanuzikazi Mukarapidoti. Yaratuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abayisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu Kedeshi y'i Nafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana y'Abayisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize i Tabora abantu inzovu imwe, abo mu Banafutali n'abo mu Bazebuloni. Nanjye nzagusangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni n'amagare ye n'ingabo ze nzamukugabiza. Baraki aramusubiza ati, nuko nitujyana nzagenda, ariko nutagenda nanjye sinzagenda. Aramusubiza ati, nukuri tuzajyana, ariko rero nta cyubahiro uzabona muri iryo tabara uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Cakarongo ngo aneshwe n'umugore. Yesu ashimwe cyane. Ngo aneshwe n'umugore. Debora ahera ko ahagurukana na Baraki bajya i Kedeshi. Bukeye Baraki akoranyiriza Abazebuloni n'Abanafutali Kedeshi, bateranya abantu inzovu imwe bajyana nawe, na Debora nawe barajyana. Umwami Yesu nashimwe cyane. Niki kintu turiho turi kuhagarara mu cyuho. Buriya gihe narinzi uko mukuru bwari igiterane cy'abadamu, ahari abagabo bahejwe n'abasore mubaye mwigiyeyo, kereka baririmbyi rimwe na rimwe bajya baza bagafasha ariko mugakopera. Hanyuma ariko ndashima Imana n'ukuri ibi amagambo abwirwa umugore ababwirwa n'abagabo. Amen. Niko biba bimeze. Ndabishimiye Imana rero ko namwe mwicaye mwatumiwe mutahejwe.
ntagire uwiyumva ngo ni umugore, ntagire uwiyumva ngo ni umugabo, ntagire uwiyumva ngo ni umuhungu, ni umukobwa, aracyari muto. Iyo tugeze mu by'umwuka nta mugore, nta mugabo, nta mutoya, nta mukuru. Umwuka ntagira imyaka. Yesu ashimwe. Ntagira na sex. Haleluya. Hari ibintu Imana ijya itubwira, ikabwira abagore, ikazabwira abagabo, ariko iyo ubundi umwuka iyo avuga usanga ijambo ryaje ryageneye abagore, ahubwo hari abagabo benshi baritahanye. Yesu ashimwe cyane. Debora rero ndamuvugaho, je pense wenda ko baba baramuvuzeho, muramuzi, twese turamuzi, tuzi inkuru za Debora, ariko ntibimbuza kumuvuga. Reka mbabwire ikintu nkundira inkuru za Debora wahagaze mu cyuho, ariko reka tumuvugeho. Debora yarafite ibintu binezeza. Nkundi iyo bambwiye ko yari mukarapidoti. Yesu ashimwe cyane. Ubwo urumva icyo bivuga, iyo element bayisize. Ntabwo Bibiliya yandika ibintu parazari. Niba ivuze ngo Debora yari mukarapidote, ni nko bavuga ngo Lili, nitwa Liliose bakunda kunyita Lili, ngo ndi mukatayi. Umugabo wanjye ni Tayi Francine, aramuzi, turaturanye, amazara arebana. Yesu ashimwe cyane. Murabyumva? Donc mu ijuru bazi ngo uri muka. Aba mama, haleluya. Mu ijuru bazi niba uri mama wibana kandi ukaba ufite agaciro. Yesu ashimwe. Mu ijuru bazi ko wigeze umugabo ukaba utakimufite kandi ufite agaciro imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Mu ijuru barabizi. Mu ijuru bazi ibyawe ku buryo babizi en detail, babizi neza, babirondora. Yesu ashimwe cyane. Mu ijuru rero ngo ndiye bavuga utwo tudetail. Kuvuga ngo Debora mwimufata gusa nk'umucamanza, mwimufata nk'umuntu waje ahanura, mwimufata nk'umusizi kuko yari n'umusizi. Haleluya. Mwimufata oya, Debora yari muka. Ni ukuvuga ngo bamuzi mu rugo, mu nshingano nyinshi yari afite, no kuba ari madamu wa runaka byari bihari. Haleluya. Ubwo akaba ni mukarapidoti, bivuga yari afite abana, kuko adafite abana bari kutubwira ko ntawe yagiraga. Ni ukuvuga yari afite abana, yari umubyeyi. Uretse no kuba umubyeyi w'igihugu, yari n'umubyeyi mu rugo. Yesu ashimwe. Noneho rero bagakomeza bakatubwira iby'ubucamanza bikazaza, ibyo guhanura nabyo bikazaza. Imana yacu ishimwe. Abamama n'abapapa, abahungu n'abakobwa muri aho, nagira ngo mbabwire, mu myaka nkoreye Imana mbonye neza ko Imana ntishobora kundeba ngo ndi pasiteri wa Omega. Ntabwo nshobora kwitwa pasiteri wa Omega ntabanje kuba mukatayi. Mujye mugira mutya tubyemeranye. No, icyo ni igipindi, ibintu abantu batubeshye, abantu babeshya ibintu bicaho ntibibaho. Bana bato ndabibabwiye, nindangiza ndigendera. Niba ishuri ryo kwa Tayi ryananiye, ibyo kuba pasiteri, niba ishuri ryo kwa Tayi ntarishoboye kuritsinda, niba haba heza haba habi, haba y'ibigeragezo, ariko mu ijuru bazi ko ndi uwaho ngaho. Yesu ashimwe. Ishuri rya mbere riheraho rero. Ishuri rya mbere, bana bato ndabibabwiye, ahari muzarinda mugira imvi z'uruyenzi, mwibuka muti hari umumama waje mbere yo kuvuga guhagarara mu cyuho atinda ku kintu kivuga ngo iby'urugo utabitunganije, ibyo mu rugo. Ubu Kristo ni byiza, nababwiye ngo nkunda Yesu nkuko nawe umukunda, ushobora no kumukunda kundusha. Ariko Imana ikuza huba izi kuri umwana wa kanaka na kanaka. Abana nimugire muke, abakiba kwa papa na mama nimugire muriki, nimuzamure yamwe n'imshuka. Ijuru ribazi iwanyu uko murara, uko mukubura, uko mwitaba papa, uko mwitaba mama, uko musasa uburiri, ukuntu mugira intugu bababwiye, kandi mwaza hano mukajya musirimba. Oya, jya gusirimba usasa. Sirimba usasa, sirimba ukubura, sirimba ucana imbabura, sirimba uzana amazi. Ntabwo Imana, ibyo ni ikinyoma cyabayeho. Nakuze mbona nyine abakozi b'Imana bakitwa abakozi b'Imana, tukabarebera hariya nkuko ndiwe, ariko nkababazwa no kubona ibiri inyuma by'urugo batabitubwira, bitavugwa biraho. Abakozi b'Imana tukabija, tukaba abakozi b'Imana. No,
umukozi w'Imana ushimwe uza kugera ku rugero rwa Debora aba yaratsinze ibigeragezo by'urugo. Ikizamini cya mbere cyitwa mu rugo, kandi bakundwa mu rugo haba ibizamini. Urugo n'urwo rwawe bubamo abamarayika babiri, habayo ibizamini, habayo test. Niyo twese tuba dukijijwe, hari ibigeragezo biba mu rugo kwa Debora bidafite aho bihuriye na Lapidoti na Debora. Hajya haba ibigeragezo mu rugo, ndabeshya poso rwose bidahuye na mama, bitazanywe nawe, bitanazanywe n'abana, urugo rujya rugo. Ikizamini cya mbere cyo gukorera Imana ugahagarara mu cyuho neza. Denida bivuze neza, avuze n'ingingo zirenze sinzi ko nanazibasha. Bene data, ni mu rugo. Rero uyu mugore iyo batubwiye ngo ni Mukarapidoti, mubyumve mu ijuru bamuzi nka Mukarapidoti, bamuzi atsinda n'ibizamini byo kwa Lapidoti. Buriya bamuzi ibizamini byaho yabitsinze. Nibimunaniye apfukama akavuga ati ko binaniye, akatabaza ati biriho birananira kandi ngomba kubitsinda. Yesu ashimwe. Uwo mugore rero buriya yabaye na nyina w'abana. Nibyo ni ibindi bizamini. Kuba umugore ni ikintu kimwe, kuba umugabo ni ikintu kimwe, ariko kuba papa w'abana ni ikindi, no kuba mama w'abana ni ikindi. Nazo ni irindi shuri. Kandi umwami Yesu uwo ngo waduhaye agakiza niwe uza mu buryo bwa Mwuka Wera, nibyo akabidushoboza. Azagushoboza kuba mama, azagushoboza kuba papa mwiza, azagushoboza kuba murumuna cyangwa mukuru, azabigushoboza. Byose ni Mwuka umwe, ni Umwuka Wera umwe ubikora. Yesu ashimwe. Ntabwo umwuka ajya ataruka ngo yibeshye arenga ibyo bintu. Ibi ni ibintu bimfata ku mutima ku buryo nshobora kubabwira ibi narangiza nkanataha. Kuko abantu barabeshya, twaribeshye, twumvise ubutumwa butari bwo. Ubutumwa nyabwo gukizwa bizima bihera mu rugo. Imbuto zihera aho urara, zihera mu rugo. Kandi ntabwo bivuga ngo habe heza ngo ubitsinda kuko ari heza kurusha. Oya, ubitsinda ku bwa Yesu. Udushobozwa byose na Kristo, ugomba kubirwanya, ugomba kubitsinda. Amen. Imana ishimwe. Ndibwira ngo ibwiye bose. Uyu Debora rero ikindi kintu yakoze ni igiki? Baratubwira ajya ku rugamba, ariko mbere yo kujya ku rugamba bamudushimiye nyine ko ari Mukarapidoti. Mumbaye mubwira uriya mugore aragomba kuba madamu wa Lapidoti, aragomba kurera abana, narangiza kandi aragomba no kugera igihe cyo kumva Imana. No kuvuga ngo yari umusenzi. Debora yari umusenzi. Umusenzi bene data, umusenzi ntabwo bivuga umuntu wataye ishuri, wataye urugo rwe gusa, wataye akazi ke, wihorera mu nzu y'Imana. Oya, ni umuntu umenya igihe cyo kuza mu nzu y'Imana, akamenya igihe cy'urugo rwe, akamenya igihe cy'akazi, akamenya igihe cy'abaturanyi, akamenya ibihe, akamenya umwanya wa buri kintu. Ndasubiramo, umusenzi. N'igihe nakuraga nanone nabonaga abasenzi abantu birirwa bagenda, abagore bagatama ingo zabo, guhera ku wa mbere akaba yaragiye mu rusengero. Fine, ni byiza, bibaho kugira ibihe by'umwihariko wahaye Imana. Amen. Kandi ko kujya ubifata ugahera ku wa mbere ukamara icyumweru, buri wese afite ibihe bye yagira. Ariko itonde, ibyo bihe byawe byo gushaka mu maso h'Imana bye kuba byakandagiye inshingano zihe zo ku kazi, inshingano zo mu rugo, inshingano z'ishuri. Turacyari kumwe? Muracyankunda? Ubwo ni ubukristo. Shaka ibihe, shaka ibihe, ugomba no kubigira. Yari umusenzi rero. Hirya ya Lapidoti no kurera abana yagiraga ibihe byo gushaka Imana. Ni iki kibitubwira? Nuko yashatse Imana. Yabonye Isirayeli yakoze ibyangwa n'Uwiteka nyuma ya Yehudi. Baragenda bibanira n'Abanyakanani, kandi bari bafite itegeko ryo kutuzura n'ayo mahanga, kuko amahanga yari afite izindi mana. Imana yari yarabibabujije. Ariko murabizi uko abantu tumeze. Iyo tumaze kugera mu bintu byiza, bari barageze i Kanani bararuhutse. Vuga uti Kanani. Hari ukuntu abantu tumera iyo umaze kubona ibyo washakaga. Vuga uti ibyo nashakaga. Ikikwirukansa kitagihari, ibikuriza bitagihari, hari ukuntu turuhuka. Vuga uti kuruhuka. Uti kuruhuka kubi. Mwene data aravuze ngo tube maso. Hari ukuruhuka kubi. Abayisirayeli bararuhutse, baridegembya, baricara, baragarama, barinjirirwa. Umwanzi arabinjirira, batangira gusa n'abande
n'abanyamahanga. Vuga uti gusa n'abanyamahanga. Ese uyu munsi ikibazo cyo gusa n'abanyamahanga tukibonye gusa ku gihe cya Debora? Ubu uyu munsi iyo mureba ibintu bibera mu itorero, muzi gutandukanya abakizwa n'abadakizwa? Bene data, reka nkuremo indorwamo tubivuge neza. Uyu munsi niba hari ikintu kiriza, ni ukubona abakristo ba none twebwe. Hari igihe utamenya ukizwa n'udakizwa. Umuntu akubwiye ko akizwa ubona nta tandukaniro n'abadakizwa. Murumva mubyemera cyangwa akabije? Tubisezerere mu izina rya Yesu. Munyemere tubisezerere. Ndababwira ukuri, ukazasanga abapagani uyu munsi nabiyo batureba nta mbuto babanye natwe, kuko burya imbuto zigaragara utindanye n'umuntu. Nta kintu batubonaho, nta kintu batubonaho. Baratukana, turatukana. Bariba ku kazi, natwe turiba. Barabeshya, tukabeshya. Ibyo ntabwo uyu munsi kugira ngo ubwire abapagani b'uyu munsi, abantu batari bakizwa, kubabwira, kubaratisha kuri umwana w'Imana nta kintu bikivuze. Imbuto nizibigaragaze nk'uko Yesu yabivuze. Yesu ashimwe. Imbuto rero icyo gihe niko byari byarabaye, byari uruvange. Debora arababara. Twize iki burden? Nabyanditse, twize umutwaro. Debora asanga atazihangana guhora arebera ibyo bintu. Haleluya. Debora afite ikintu cy'umwihariko ngo usabira. Gira umutwaro, wirebera, wiba mu bintu ngo birebe. Mwene data aradusobanuriye ati jye nanga umwanda. Ati babonye umwanda barampamagara. Ndababwiza ukuri, buriya mu ijuru uzi ko babizi yuko ubwo bushobozi bufite. Navugaga ngo iki? Niba afite ubushobozi, we yiyiziho ko yanga umwanda, we wiyiziho ko wanga iki? Ese nubwo kitari cyaba umutwaro, ni iki kintu kikubabaza? Abanyarwanda turavuga ngo ni iki kikuraza ishinga wakireba vure mu kumva nturuhutse? Ni iki kikubabaza? Ese mu nzu y'Imana ntugira ibintu ureba ngo bikubabaza? Simvuga mu itorero rinini rya Yesu. Itorero rinini rya Yesu abo bibabaza ni twebwe tuba mu ruhando rw'abashumba. Ukareba ko kugasanga hari uruvange bikababaza. Ariko mu itorero ryawe, mu ishengera nta bintu ujya ureba ngo wumve bikubabaje. Burya mwari muzi ko principe y'Imana, icyo ureba kikakubabaza, umva ihame ryo mu ijuru, icyo ureba kikakubabaza ni wowe Imana yohereza ngo gikemure. Yes! Ntabwo bigarukira kuri Mose gusa. Uwiteka aramubwira ati Mose, numvise gutaka, numvise agahinda, numvise kubabazwa kw'Abisirayeli, ngwino tugende. Ariko yari yabanje kumusogongezaho, abona akaga ka bene wabo muri Egiputa. Murabyibuka? Amaze kubireba neza yabyuzuye, Uwiteka aramubwira ati burya ni njye wakwerekaga, ngwino tujye kubikemura. Haleluya! Icyo ureba kikakubabaza hano mu rusengero, ntukashakishe ngo urabizi njye sinzi umuhamagaro wanjye, ngo ubu ngubu ugewe rwose ndiho ndagerageza kuzuzanya na Renilda kuko ibyinshi burya yabivuze. Ndashaka kugenda mvuga ibyasigaye. Haleluya! Ngo ugewe sinzi umuhamagaro, ngo siko njye nabuze umurimo di, ngo watambwiye umurimo waranshobeye. Nta mutwaro ugira, nta kintu nareba gusa se ngo kikubabaze. Nta kintu ujya ureba ukabona gikoze nabi, ukavuga ngo ariko jyewe ngo bari jyewe ngo ururabo mba narurebesheje. Niba ujya wicara ukabireba, ngwino ubikore. Yesu amashyi. Umutwaro ni ikintu gikomeye. Abantu benshi bagira ngo abantu bose barahamagarwa bakaryama bakumva ijwi. Reka da, utangira ukora bito, utangira ukora bito ushoboye. Ibyo ushoboye. Hari ibindi rero mu nzu y'Imana Debora yanze kurebera. Nicyo ndiho mvuga. Debora yarabirambiwe pe kubona ukuntu igihugu cye abantu bateye umugongo Imana biramubabaza. Ndajya nkubwire, buriya kugira ngo Bibiliya itubwire ngo Debora yarahagurutse, n'Imana imuhiyerekwa, imubwira ukuntu iza kubigenza. Iramubwira iti wowe genda umbwirire genda umbwire Baraki, ngo Baraki we teranya abantu, ahasigaye jyewe Debora ndakuzanira Sisera. Haleluya! Ntabwo yari yishingikirije ikindi, yari kumwe n'Imana ye, yari yavuganye n'Imana. Yesu ashimwe. Biriya bintu bituruka ku kintu cyo kubabara.
ni umutwaro, arabirambirwa, aravuga ati tuzahora twirirwa tuvuga ariko ubu byabugenze bite. Ariko abakristo b'uyu munsi, urabizi natwe abashumbi iyo duhuye tuvuga abakristo, natwe tuvuga ukuntu abakristo bene data. Buriya kera warakizwaga, wakizwa ukaba urakijijwe, n'isi yose ikabimenya, abantu bose bakamenya ko wameshe kamwe, bakamenya ko wahindukiye, bakajya birirwa bakuvuga, bakavuga ibyo bashaka, ariko ukaba wagiye. Ariko abakristo b'uyu munsi nyine ni mu kintu cy'igifiyeri, bakizwa mu gisirimu, bakizwa mu gisirimu, ntumenye ibyo yihannye, ntumenye ibyo yanze, ntabwo uzabimenya, gusa ni ugusesera bakaba bari mu rusengero. Ariko mwebwe muri abana beza, siko mumeze. Mwe muri abana beza siko mumeze. Ariko en general ni uko nguko, ntimuzagire ngo niko byahoze bana b'Imana, ntabwo ari uko. Nakijijwe hashize imyaka nka 35. Ni ukuri wakizwaga ugahindukira, umusozi wose ukabimenya, abo mubana bakabimenya, abantu bose. Kubera iki? Kubera ko urabanukira, isura yinukira, abanyesi ntubahumurira, ntabwo bagukunda, ibigare bikuvaho, babandi mwagendanaga bakuvaho. Ibintu ni bibiri, barakizwa cyangwa baragusezera. Ariko uyu munsi twebwe twanga kwiteranya, abo uyu munsi murashaka kurya hose, ni byose ndarya. Oya vangure uyu munsi. Oya Debora rero yanze iyo comfort zone, aravuga ati no, kuko yasengaga, Imana yamuhaye strategy, ituragenda uvuge, genda, nabonye umutwaro, nabonye agahinda kawe Debora, nabonye ukuntu babaye ibi bintu bibera mu gihugu, nabonye ukuntu babaye ko bateye umugongo Jehova Imana yabo. Rero nanjye ndaguhaye strategy, genda ubwire Baraki ateranya abazabuloni, ateranya n'abanefutali, ayikora ingabo zingana guri. Wowe ndamuzi, Baraki ni umunyabwoba. Benirida yatubwiye ubwoba, mwabwumvise? Imana iza abanyabwoba, mbaza se abanyabwoba. Haleluya. Abanyabwoba muri ninde wemera ko ari umunyabwoba? Wahe? Ariko muri Imana irakuzi, Imana irabizi, izi igihe ugira ubwoba kabisa. Ariko ndayambabwire, Baraki ari umunyabwoba, kandi umunyabwoba ntashobora kwizera. Umunyabwoba ntiyizera, kuko umunyabwoba ngo aravuga ngo dore intare, ngo imbere yanjye hari intare, ngo kandi nshaka kurya kandi dahari. Umunyabwoba abona ikintu nta n'igihari aragihimba. Baraki Imana yari imuzi, imutera imbaraga, ituma Debora mbwirira uyu mugabo, kuko afite aroro niwe mugabo w'ingabo. Debora, nubwo nakurotesha, nubwo nakubwira, uyu mugabo ntacyo turi bumukoreho. Rero genda umubwire ibyo navuganye nawe. Haleluya. Aragenda aramubwira ati rero wowe egeranya ingabo, kuko niwe mugabo w'ingabo. Kameme ngiye Debora ntabwo ari nza kuba umugabo w'ingabo, mba umuhanuzi nindangiza nkugere ku rugamba. Ariko mwaretse tukaba Debora. Njya nsaba Imana nako Mana, uriya mwuka wagiye, uriya mwuka gushira amanga, uriya mwuka kwiyemeza wagiye uyu munsi ko tutawugira. Nta nubwo ari uw'abagore gusa, n'abagabo. Icyitwa umwuka buriya n'abagabo bawugira, n'abahungu bawugira, bose bawugira. Yesu ashimwe. Muzi ko kuri iyi saha Imana ishaka ba Debora? Ninde ubizi? Yes, kuri iyi saha mu itorero rya Kristo ku isi hose Imana irababaye, ifite ikibazo cy'abitwa ba Debora, abafite uyu mwuka wo kuvuga ngo ndabirambiwe, ibintu ntibizakomeza kumera bitya, abantu ntibazakomeza gukonja gutya, abantu ntibazakomeza kuvanga ibintu gutya, ndabirambiwe. Ukizwa nakizwe, uwera niyere, n'uwibera mu byaha nabibemo. Debora arabirambirwa. Baraki araza, Baraki ati sawa, ubwo aramwemereye. Ariko mwumvise Baraki arangije ngo ariko nutaza ndamureba, ndibaza iryo jwi, ariko nutaza naho nje. Debora we yari mu ijoro rya karindwi, aravuga ati no, nkuzaniye ubuhanuzi bwuzuye, nkuzaniye strategy yuzuye, ariko uracyavuga ibyo bintu koko? Avuga toke, ariko ikibazo mfite, izina ryawe ryari rigiye gutumbagira mu ijuru no mu isi, none wanze yuko rizamuka. Opportunity yarije. Bakristo bene da, abakristo b'abanebwe, abakristo b'abanyabwoba bahora barata opportunity za promotion.
wicaye akavuga ngo iyo ngiye kujya mu kidendezi abandi banangamo. Hahora hari uwamwanya amahirwe, hahora hari umuntu umwanga, hahora hari abantu bafite ishyari. Bene wa Kristo murabazi, ntibankunda, bangirira ishyari, nta nubwo bampaye gutera indirimbo. Nta nubwo buriya ninjye wagombaga, ariko ntibashaka kubireba, erega barandwanya. Agahora n'indirimbo y'ukuntu bamurwanya. Ndabivuze. Mvuga mpanura, ubivemo, ubisezerere. Va mu bintu byo gukomplaininga ngo bagize barya. Debora rero yari yaruzuye Imana, yarangije kubivamo, yarangije kuvuga ati ndahahagarara kugeza hagowe ukiza kumpagarara imbere. Ikimpagarara imbere kiragowe. Baraki, ntabwo iyo mvugo yawe impagarara imbere, iyo mvugo yawe ntabwo imbuza. Bakristo bene data, mujye mumenya imvugo za Satani, mujye mumenya imvugo. Igihe wiyemeje gukora ikintu, jya umenya imvugo ya Satani. Haleluya. Jya umenya reza Jean ba Satani. Iyo wiyemeje ikintu, iyo wuzuye gukora ikintu, Satani nawe aba araho yohereza ingabo ze, yohereza abantu be kuguca intege, kukuza. Baraki aravuga, Debora aravuga ati nta kintu bintwaye, nubwo ushaka yuko nitebeza ngo yeba abandi umugore ngo reka nitebeze ntavaho. Ni akazi kawe, reka mbikubwire. Icyubahiro kiraba icy'umugore, kandi kiriya gihe iby'umugore byari danger, ntabwo byari byiza. Umugore muri Israeli yabaga ari umugore hariya mu gikari, ntuzagera imbere ntuvuge. Ariko Yesu ashimwe, twarabohotse kwa Yesu. Ariko aposo nuko ureba ukadutumira ugakora ibiterane. Nuko cyari Imana impamagara, nayibwiye ijambo rimwe, narabanje ndayibwira ndi umugore. Zinari tizubu niba ukibimenya. Uri umugore nyine, none se kumpamagara ndi umugore. Ndi umugore w'u Rwanda, ndi wo mu Rwanda, navukiye mu Rwanda, nakuriye mu Rwanda, ndi umugore. Kubera iki? Amateka bafite ukuntu yakubwiye ko umugore ntuzavuga, ntuzajya imbere y'abagabo ngo uvuge, kuko abagore ntacyo mufite muvuga, ariko abagore babatuwe bafite icyo bavuga. Yesu ashimwe. Ndashima Yesu rero. Debora rero mubivemo, uko mvuga, uko umwuka wera ariho arondora, ugerageze uve muri bene ibyo bintu wabagamo buhoro buhoro, ibyo wumva ugenda usohokamo. Amen. Debora rero aragiye, uko byagenze mwarabibonye, yaje gutsinda simatina. Ariko kuba yari umusenzi uriya mugore, yahawe amakuru. Usenga ahabwa amakuru, usenga agira amakuru. Va ku bintu byo gusenga niba nta makuru. No, juguma imbere y'Imana kugeza igihe uhavana iki? Uhavana iki? Uhavana iki? Bwira mugenzi wawe utamakuru. Jya usenga kugeza igihe Imana iguhishurira ibigutera, kugeza igihe Imana iguhishurira abakurwanya, kugeza igihe Imana iguhishurira. Senga kugeza igihe ugira amakuru. Naho gusenga byo kwivanaho akantu k'agasonga gusa, Mana umbabare, Mana unjye imbere, hanyuma twiriranwe, hanyuma ndebe neza kandi ne gusitara ne gukora. Ibyo ni amatangazo ububwira Imana. Senga, wongere usenge, wongere usubire imbere y'Imana kugeza igihe umusozi wimuka. Imana ikaguha amakuru. Imana nitaguha amakuru, izayatanga inyura ahandi yakuhe, kuko Imana itanga amakuru. Yesu ashimwe. Uriya mugore umutwaro wamuhaye amakuru. Amakuru yazanye iki? Yazanye urugamba, kandi urugamba ruri kumwe na Yesu. Ndagira ngo nkubwire rero, ntuzatera urugamba utari kumwe nande. Nsubiremo, ntuzishore ngo ushore urugamba utari kumwe na Yesu. Hari imanza zitari zacu bakundwa, hari ingamba zitari. Abakristo bajya mu manza batatumwe. Abana b'Imana tujya mu manza zitari zacu, ugasanga uri muri ibi, uri muri ibi, uri muri ibi, batabiguhamagayemo. Ari ibintu byo kugutesha igihe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Nehemiya Sanibalati na Batobiya n'Abarabu baramuhamagaye ngo ngwino rero mu rusengero ngo tuvugane ibintu. Bavugane ibiki? Nehemiya aramenya neza ko bamubeshye. Arangije baramubwira ngo uzi ko hari ibintu biriho bisakuza bivuga yuko wowe ushaka kwigira. Amenya neza ko ari ibyo bahimba, nta Mana yabivuze. Mera Yesu amashyi. Vuga amakuru. Imbere y'Imana tuhavana amakuru.
iyo urwana uri kumwe n'Imana, uri mu ruhande rwacu, Kristo ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Iyo uri kumwe n'Imana muri urwo rugamba ushoje, muri icyo gitero ushoje, muri ibyo bintu uriho ubaza, muri ibyo bintu watangiye, uri kumwe n'Imana, nta mubisha ufite, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, kandi ukurwanya abarwanya Uwiteka. Mumuhe amashyi. Niyo mpamvu jya ugumana na Yesu, gendana na Yesu, umvira. Bamaze kubitubwira, muzi ko kumvira ijambo ry'Imana no kumvira ibivugwa mu rusengero ari inyungu zanyu. Nkunda kubwira abakristo hari igihe bagira ngo ni inyungu, wenda barasayidira pasiteri disi. Hari igihe abakristo bamwe batekereza ko kugenda bumvira Imana, gucira bugufi ijambo ry'Imana, gucira bugufi ibivugwa mu rusengero, bagira ngo barasayidira abashumba. Uyu urisayidira, uritabara, ahubwo ujya ugira vuba. Yesu ashimwe. Amen. Ni wowe witabara. Debora urugamba bararutsinze nihute, ariko kubera iki? Kubera umugore wiyemeje, kubera umugore ufite ukwizera, kubera umugore utatinya, ariko abihawe n'Imana, abihawe n'Umwuka Wera. Ndagira ngo nkubwire ngo urwanana n'Imana ntawe uzaguhangara, kandi niyo yaguhangara ngo mbese Bibiliya iravuga muri Petero ngo ninde uzakugirira nabi akuziza gukora ibyiza? Niba ukora ibyiza nindi? Ega hari n'ibintu mutabwirwa n'Imana, muntega amatwi, ariko ukora byiza. Reka ngaruke mu nzu y'Imana. Iyo ushaka ufite ishyaka ry'ibyiza, ntuzagutoteza, ntuzababare, kuko ufite ishyaka ryo gukora neza. Yesu ashimwe. Wari ufite ishyaka ryo gukora neza. Debora rero yatsinze kuko yari mu ruhande rw'Imana. Jya urwana muri ekipi itsinda. Rwana iteka uri muri ekipi. Ekipi idatsindwa na rimwe niyo Yesu arimo. Buryo uri kumwe na Yesu ujya uvuga uti bitinde bitebuke nzatsinda, bitinde bitebuke idarapo rizazamuka, ndavunika ndababaye, ariko hari umunsi intsinzi izagaragara, kuko Umwami Yesu arwanana n'abakiranuka. Haleluya. Va mu byaha rero, va mu byaha, va mu byaha niba wari ukibirimo, niba wari ukibikunze, kugira ngo wigendanire na Yesu, kuko burya Yesu umugendana uri umunyabyaha nta rindi jambo akubwira, nta rindi abakubwira. Umwuka Wera abakubwira rekura, wabivuyemo, mwana wanjye, biriya bintu ni bibi, ntabwo ari byiza, humura, ndaguha imbaraga. Niyo nshinga, niyo verbe, kugeza igihe rero uherewe imbaraga, ubiteye umugongo, ugendana na Yesu. Humura, nabo ngabo nubareka Yesu azakuburanira. Witinya, ntugatinye kwitandukanya n'ibibi, ngo uvuge ngo bazagira ngo iki, bazamvuga iki, bazansuzugura, bazagira ngo uwo ni Satani, uwo ni Satani, uwo ni Satani. Ni wa wundi wakoresheje Abayisiraheli bakavuga ngo ubu mu butayu turapfuye, ngo iyo twisubirira muri Egiputa ngo twari twimereye neza. Ntukabubu. Yesu ashimwe. Ndacyari ku ijambo guhagarara mu cyuho. Reka tuvuge undi mugore rero, umugore washoje urugamba neza neza, noneho Yabini agapfa. Umwami Jabini agapfa neza neza. Reka mpasome kugira ngo mutagira ngo ndavuga amagambo yanjye. Ndahera kuri Yayeli, Abacamanza 4. Reka mpere kuri 17. Ariko Sera arahunga, agenza ibirenge, agera ku ihema rya Yayeli muka Heberi w'umukeni, kuko Yabini umwami w'Hasori n'umuryango we Heberi umukeni bari bafitanye amahoro. Cakarongo ko abo bantu bari bafitanye amahoro. Wumve rero kuba barumvikana ukuntu Uwiteka yabibyaje umusaruro. Yayeli arasohoka asanganira Sisera, aramubwira ati gana hano mutware, winjira iwanjye ntutinye. Nuko arahindukira yinjira mu ihema rye, amworosa uburingiti. Sisera aramubwira ati ndakwinginze mputuzi two kunywa, kuko nguyu mwuma. Yayeli apfundura icyansi cy'amata arayamuhereza, aranywa, maze aramworosa. Sisera aramubwira ati wihagarare mu muryango w'ihema, nihagira umuntu uza akakubaza ati mbese hari umuntu ugeze aha, umusubize uti reka da. Yayeli muka Heberi yenda urubambo rw'ihema n'inyundo, azayomboka, amukubita urubambo muri nyiramivumbi rutunguka hasi. Ariko umugore yarateye ubwoba, kuko
kuko yari mu iroro ryinshi arushye cyane, nuko araca. 22 ariko Baraki yari agikurikiranye Sisera. Yayeli arasohoka aramusanganira aramubwira ati ngwino nkwereke uwo ushaka. Binjira niwe asanga Sisera agaramye yapfuye, urubambo rukimuraramyemo. Uwo munsi Uwiteka acogoza, umva ijambo ryiza. Uwo munsi Uwiteka acogoza nde? Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisirayeli. Nuko Abisirayeli bariyongeranya bagira amaboko banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimbuye rwose. Mpera Yesu Kristo amashyi. Umva ukuntu ibintu bimeze. Yesu ashimwe. Ndi ku bagore, ndashaka kubereka abagore bahagarara mu cyuho bahagaze neza. Aha hantu rero niho nababwiye ngo bitangira kare. Aha niho nanditse rero ba Renirida n'abagenzi be neza gutya, kuko ndi muri Gerison des Âmes. Urwo rugero rwanjemo nabonye hantu abadamu bahagarara mu cyuho. Ubundi burya abashumba iyo twasuye abandi bashumba ujya kubona ukabona abashumba benshi, ukabona baragira batyo. Ariko iyo hari ikipe izi kwakira, iyo hari ikipe izi guhagarara mu cyuho, nukuri niyo utabonana n'abashumba uba wabonye ababahagarariye bakora ibyo basabwa kandi babikora neza. Mu mpere Yesu amashyi. Naje kubakumbuza rero ngo niboneye ahantu Apostle Sostene yarari, aho namumenyeye bwa mbere na madamu we, baje kumfata ku kibuga cy'indege. Hanyuma n'aba badamu barabadamu burya mwari nk'umunani 8-9 bakaza bene data ndababwira ngo mbone iyo kipe y'abadamu. Hari abandi badamu bari bamperekeje byabasigaye mu mutima, ukuntu hari abantu bashobora guhagarara ahantu bakahagarara neza. Iyo souvenir sinzayibagirwa. None dore Renirida yabaye umuyobozi w'abadamu. Bampereye Yesu amashyi. Ntabwo ari ibyo gusa, mperutse kumubona kuri YouTube, n'umuvuga butumwa. Imana iguhe umugisha. Rero bitangira wemera gukora gitoya. Twabona Yayeli rero twavuga ngo buriya ari umunyamwuka, ngo yari asanzwe ari umugore uhanitse buriya. No, Yayeli ya professorelation Yabini yari afitanye na Heberi umugabo we. Bibiliya batubwiye ngo yari imiryango ibiri yumvikana. Mpera Yesu amashyi. Naho wowe umuryango wanyu kumvikana n'abandi ugatahana kujya kurya keke gusa. Oya, ntugacyura ibintu bya keke na za anniversaire. Urumva hari abandi badamu, hari abandi bakirisitu bazi kubibyaza umusaruro. Haleluya. Neza kuko babanaga, we yarazi neza ko babana neza, ariko babangamiye ubwoko bwa Isirayeli. Ayo makuru Yayeli yarayazi. Jya umenya amakuru y'Isiyoni, jya umenya amakuru yo mu murwa, jya umenya amakuru. Yarayazi ati tubane tugenderane ariko mubangamiye ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Mbega umugore, mbega Yayeli. Yayeli rero yumva urugamba rwashuje, ubwo amakuru y'urugamba yari yaramugezeho. Agiye kubona Sesiri buriya nawe yari afite umutwaro. Agiye kubona rero uwitwa nde Sisera aramwizaniye. Sisera rero agira ngo bari barakorabora muri bya bintu basanganywe, ngo maze wihagarare mu irembo. Ariko murumva ibintu bya gisirikare, ngo wihagarare mu irembo, ngo baza kukubaza ngo uvuge ngo reka da, ngo nta muntu nabonye. Yayeli ati yego rwose, yego ndabivuga, genda wowe kubita icyansi cy'amata. Ariko uzi ko Sisera yapfuye ahaze. Ariko icyo mvuga ni mu bijyane mu mwuka, ntabwo mvuga intambara y'amaboko, ndavuga iy'umwuka. Ntugacumbikire icyaha ubireba, ntugacumbikire mu mutima wawe, ntugacumbikire ibyaha ubizi. Bibiliya irambwira ngo hari umugabo wakoranye isezerano n'Imana witwa Finehasi. Finehasi yagize atya amenya abantu birirwa basambana n'abapagani, arabubikira, arakubita, arica. Uwiteka aramubwira ngo Feneya, ngo kubera yuko wavanye ibizira mu bwoko bwawe, ngo ndakora isezerano nawe. Jya ushaka isezerano n'Imana. Wanga icyaha muri groupe y'abajene. Niba uri umuyobozi, uri umuyobozi mwiza, wanga ibyaha mu rubyiruko. Uhagarara uvuga utumva, igihe nyiri umuyobozi w'urubyiruko ngewe nanza akajagari. Igihe nyiri umuyobozi w'urubyiruko ntabwo nemerwa ukuntu musigaye mwitwara. Hano ni inzu y'Imana, twubaha Imana. Ukabibabwira hazavamo batanu cyo kora bakwanga.
uzemere wihangane, bakwange muhangane basohoke, batatu bazagaruke kuko basanze ibyo wababwiye ari byo, ariko ntihazabura amabakumva mera Yesu amashyi. Kora isezerano n'ubukristo, kora isezerano n'ibyiza. Bariya bagore bari maso babona ibyaha byinjiye muri Isirayeli. Icyamu uyu munsi Imana igahagurutsa abagore n'abagabo mu Rwanda, tukarambirwa ibyaha biri mu matorero, tukarambirwa ukuntu abantu bitwaye uko bashaka, tukarambirwa ukuntu abantu basuzuguye Imana, abantu bagize inzu y'Imana nkaho ari iki, nta icyubahiro cy'Imana nta kikibaho. Gutinya Imana abantu ntabwo bakibigira. Ariko nkubwire, burya usuzugura Imana ikureba rimwe. Zaburi 51 ngo ibyo urabikora nakwihorera ukagira ngo mpamwe nawe, ngo ari ku munsi umwe nzabizana mbishyira imbere yawe. Bakundwa nshuti z'umusaraba, kuvaho mbere y'umukristo nabonye aho Imana yihanganira abantu, ikihangana ni ukuri kazageraho itamaza umuntu. Buriya kugira ngo Imana ijye gutamaza umuntu iba yaramubwiye, ikamubwira rwihereranwa, ikamurotesha, ikamutumaho abashumba, ikamutumaho abadiyakoni, ikazabwira abanyeshuri bigana, ikazabwira abo mu murenge, ikazavuga ivuga iti reka nkomeze mvuga, hara wazamenya ko ari we mvuga, kugeza igihe ivuga iti reka rero baze kumufata. Kuki se wakwemera ko bagufata? Iyi Mana yakeye kwa Finehasi n'uyu munsi ni Imana yanga icyaha, yanga igisa nacyo, igitamaza abantu, kandi yo yashakaga gutwikira. Imana idufashe cyane. Bari abagore rero bari bazi guhagara mu cyuho, bari abagore bari bazi gusenga, bakamenya amakuru, bakamenya abanzi b'ubwoko bwabo. Uyu munsi umwanzi tugira ni icyaha, umwanzi tugira si umuntu. Abantu niyo baba babi bakoreshwa na Satani, niwe mwanzi abakristo bagira. Yesu ashimwe. Yeri rero yaratsinze, yarishe birarangira. Nizere ko isaha iri kugiye, ntize kunshuka ya nivyo kuko nari mbonye nihaye igihe kirekire. Imana idufashe rero twanga ikibi. Abantu bashobora guhagarara mu cyuho n'abantu bazi kuba mu mwuka, bakagenda babona icyototera itorero, icyototera itorero ryanyu, icyototera umuryango wawe, icyototera ikisi aho uba. Baba maso bakabibona biza, bakabihashya kare, ariko ntushobora kubibona nawe warahaye ikibanza bibi, ntabwo byashoboka. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya irambwira ngo hari abagore bagendaga inyuma ya Yesu muri Luka 8, ngo abagore ba Jeanne l'intendant de Wacuza, umukozi wa Herodi, igisonga cya Herodi, ba Suzana, ba Mariya, abo bagore bose bagendaga inyuma ya Yesu, ngo nabigishwa babafashisha ibyabo. Murabyumva? Ngo hari abagore bitangiraga guhora inyuma ya Yesu n'abigishwa bagira bate, babafashisha ibyabo. Ngiye kukubwira, ushobora kuba utazi gusenga ngo ukurura amakuru y'Isiyoni, ushobora kuba utazi gukurura amakuru ya timu bamo, departement bamo, cyangwa se agacutuyemo, cyangwa se iwanyu aho ubarizwa. Ushobora kunanirwa gusenga ngo ugume ku karago kugeza iyo ubone ibisubizo. Ariko ndakubwiza ukuri, mbabarira nibura uba ukora ibindi ushoboye. Nta bindi ushoboye, nta bindi ushoboye, nta bindi wakora, nta bindi wakora ngo igihe Debora atera, Debora yaba umugabo yaba umugore, ndavuga izo mbaraga. Nta bindi wakora igihe abashumba barwana n'ijambo, igihe abadiyakoni barwana no kumenya abakene bo mwito. Nta kindi wowe, nta maboko wabafata, nta kintu wakora ngo uhagaze muri icyo cyuho nibura aho hantu uba uhahagaze. Yesu ashimwe. Reka mbaho ubuhamya nsoza. Kera Imana yangiriye ubuntu, nge nari nzi ko abakozi b'Imana ari abahagarara imbere bagafata mikoro ngikizwa. Noneho nyizwa ndi umuvugabutumwa cyane, uvuza akagoma mu muhanda abantu bagakizwa, nuko nkishima. Ariko Imana iza kunzamura injyana mu rusengero runini rufite za ministeri nyinshi ahantu i Kongo. Ihanjyanye nk'abazimana ntingiye singira icyo nkora. Ibi mbigisha biba byarahereye muri nge, singira icyo nkora. Ubu ngubu urabona najyaga nibwiririza buri mugoroba nkajya ahantu, none ubu muri iki gihugu sinzi aho najya, ndi umushyitsi, niyo nkimariya ibintu nk'ibyo. Ubwira Imana byintu nk'ibyo. Ariko ngiye kubabwira,
igihe kimwe nicaye mu rusengero, Imana ingirira ubuntu bwo kuba hafi ya pastori, nkaba hafi ya pastori senior pastor. Noneho nkajya mbona ukuntu bahera mu gitondo bari mu rusengero, jewe saa 8 nagiye mu gitondo kuko narafashaga gusa, nari natanze service zanye, numva nshaka gufasha, ndo muri uyu murwa, ndi muri uyu mujyi, ndi mushya, numva nshaka gufasha. Baratanga ati n'ubwa mbere twumva umukristo wizana ngo arashaka gufasha. Ni wowe, numva nshaka gufasha mu mpekazi. Saa 8 yagera, umugabo wanjye akaza kantwara, yaremeye ko nkora mu nzu y'Imana ngataha. Ariko nkajya kubona rimwe yatinda ngasanga abantu bakora ku rusengero bahera mu gitondo bakageza nimugoroba, bakundwa nta na jus. Muranyumva? Nkabibona nje natashe ubwo nariye, ubwo nashatse wenda kwigarukira. Bene data, si rimwe si kabiri natangiye mbabwira ngo ushobora kuvuga ngo ntabwo uzi guhagarara mu cyuho, ntuzi gusenga, ahari nta n'imbaraga, uri umwana, bya bindi byose tuvuga. Ariko ngiye kukubwira, ntabwo uzabeshya Imana ko ntacyo ubona. Imana izagutereka ahantu ikwereka ibintu bibura. Imana izakwicaza ahantu ikwereke neza, ikubwira iti ariko wabonye. Noneho ngeze igihe bimbera umutwaro, tuvuga mwami wanjye, aba bapasiteri birirwa bafasha abakristo kuva mu gitondo, baba bajya inama, baba bakora amanama, nge nkabibona ndi mushya, nta kindi kintu mbamariye ubu uretse kubandikira muri ordinateur nibyo nasabye, numva birambabaje. Kumbi burya ngenda taha nkarya, bo ntibarya. Donc utwo twese turaza bakumva ibibazo byacu, bakadusengera, tugakata tugataha. Kumbi bo bageze nimugoroba. Bene data, ntabwo nshobora kubyibagirwa. Namenye neza ko humura, Imana izakubaza icyo wari ushoboye gukora utakoze. Bibiliya irambwira ngo uwizera muri duke, ukiranuka muri duke azahabwa byinshi. Nibyo biriya byuriya mu mama. Kubasha kuba mu izamu ry'ibyo ubona bitoya ukabikora nk'uko imbaraga zawe. Ndababara ndicara n'abamana mbigirene. Ubu buriya bariya abantu ntibanywa. Hari umwana w'umukobwa rero twahahuriraga nawe, yari yarangije amashuri muri Afrique du Sud, ari iwabo, nawe yaraje gutanga services zingo urusengero tujye tuhafasha igihe dushoboye. Uziko uwo mwana w'umukobwa iwabo bagiraga inka. Ise yari umunyekongo, yari umunyarwanda, nyina ari umunyekongo, ise ari wa munyarwanda ugira amashyo ugitunze rwose. Noneho arambwira ngo riri ngo numvise ibintu bikubabaza, ngo none se ngo hari icyo bitwaye ngo ngenzana ngo ikivuguto cy'iwacu. Tuzazana ikivuguto nanjye nzazana umugati. Bitangira ari ikivuguto n'umugati. Tuzaniye bande? Abakozi b'Imana bakora ku rusengero. Bene data, ngiye kubabwira, ndarata Yesu, sindata mu byumve neza, ndashaka kuvuga Yesu. Ibyo bintu byarangije byavuyemo umuhamagaro ukomeye ku buzima bwanjye no ku buzima bwabo, ku buryo Imana yaje kuhampa abadamu nk'abo bakoraga kuriya, dukore kipe yo kwitaho abakozi b'Imana. Kandi ntitwari dufite byinshi. Bene data, ntitwari dufite byinshi mu byumve, ariko burya kugira umutwaro bishobora kuguparika mu cyuho ugasenga, Imana igakoresha abandi bakaza bagakora cya kindi kikubabaje. Uziko bandushaga amafaranga, narasenze nge narababaye, ariko bo bazana inoti bari bazifite barayatanga, kugeza igihe twarihaga eglise tukishyura. Twarishyuraga amadolari 400 eglise kugira ngo aho hantu twari turubona amadolari 400 buri kwezi. Ntabwo byabaga byoroshye, ariko byose byatangiranye n'akantu k'agatonyanga Imana ishyira mu mutima wawe, ukakagira umutwaro, ukakabyaza umusaruro. Ndabinginga torero, mwe kwita abana, ndashoje, wakwita umwana, wakwita ko urabizi umugabo wanjye ntanyemerera, urabizi umugore wanjye ntakunda ko dukorera Imana. No, ongera usenge, ubijyane imbere y'Imana, uvuga uti Imana, nahandi niki mpakora, nahandi mpakora iki koko, itafari ryanjye niriye, niki kintu nkora, ese Mana muri bike mfite niki nakora, mu byo rushoboye niki nakora. Uru rusengero mwese mwahaguruka, mwasanga mworohereje abantu, mwasanga mubaye ibisubizo by'abantu benshi batarinze gusakuza. Yesu
Yesu abaho umugisha. Yesu ashimwe. Ibintu byinshi Renilda yari yavuze, harimo ingingo zimwe nari kuvugaho, ariko nta mpamvu yo gusubiramo ubwoba, kwiyemeza, biriya bintu byose yavuze. Harimo ingingo 3, ariko ibyo mbabwiye ni ibyo ngibyo biri ku mutima wanjye. Ndumva ari byo mpawe n'umwuka. Ni ukuri guhagarara mu cyuho neza no guhera huri. Sibu ntacyo mbona, niba ntazi gusenga ntacyo mbona. Sinshobora jewe guhinduka igisubizo ku itorero ryanjye, guhinduka igisubizo kwa papa na mama, guhinduka igisubizo ku ishuri, guhinduka igisubizo mu kazi, aho gusigana, aho kureba amakosa y'abandi. Murabizi buryo umuntu yicaye abona amakosa, haguruka se. Iyo hagurutse burya nibwo umenye ko bari bahagaze burya nabo bageragezaga. Haleluya. Muri byinshi rero numvaga biri ku mutima wanjye, mvuze ibyo numva umwuka mpaye. Bene data bakuru, ndabasabira nisabira, nanjye sindashyika, ariko ndasaba Imana ngo tugire umumaro mu itorero rya Kristo. Tubaho umumaro, tuve ku bintu byo kwicara, tuve ku bintu byo kurebera. Debora yarahagurutse, Yera arahaguruka, bakoresha aho bari, bakoresha uko bashoboye, bakoresha ubwenge Imana yabahaye, kandi Isirayeli ibona amahoro pendant imyaka 40. Hayesa amashyi, haguruka ngo usengere. Muhaguruke dusenge Imana. Urashyira ikiganza ku mutima. Ntabwo nsengera abadamu gusa, buriya ijambo ry'Imana iyo rivugwa haba hanyuze umwuka wera, bavuga ibintu byinshi. Buriya umwuka wera yababwiye byinshi birenze ibyo navuze. Ugira icyo utahanamo, ugira ikintu ushyira mu bikorwa. Debora ntiyabaye umugore urebera, amagambo ye n'agahinda ke yabishyize en action, yabishyize mu bikorwa. Rero ushobora kugira umutwaro ariko utajya ujya mu bikorwa na rimwe. Oya, gira umutwaro uzagera igihe ujye mu bikorwa. Reka dusenge Imana. Mwami Imana ishobora byose, ngushimiye amagambo yavugiwe aha hantu yose. Yesu, ijambo ryawe ryanyemeje ko ugenda inyuma y'ijambo ryawe ugakora icyo washakaga ko rikora, ngo ntabwo rizagaruka iwawe ridakoze umurimo waritumye. Ndagushima ko amagambo yose umukozi w'Imana wambanjije yavuze, ndagushima ko ibyo umpaye kuvuga ubigenda inyuma ukabisobanura neza mu buzima bwa buri wese, hakagira igisigara kimubwira ngo none ko wumvise ukoze iki. Mwami, twavugaga guhagarara mu cyuho. Mwami, uyu munsi itorero rya Kristo turarireba. Mwami, ni nkuko abari hano basengera hano bazi irya hano, babona wenda ibibabaje, babona ibishimishije, babona ibyateye imbere, babona ibyiza, ariko bakabona n'ibindi bitari byashyika. Hagurutsa buri muntu wese mu mpano, mu bunararibonye afite, mu mashuri yize se, mu bushobozi, akora icyo ngicyo uyu ukozaho urutoki. Mwami Yesu Kristo, uko niko guhagarara mu cyuho neza, nuko birangira neza wabaye maso ugasenga, abakora bagakora, ibyo ushoboye nawe ukabikora. Mana, ndasengera abadamu bari hano, Mwami, ngo bagire babadamu bagendaga inyuma ya Yesu. Mwami Mana, ubatera ishyaka. Mwami, babonye abagore babiri bashobora kwiyemeza kuvuga ngo no, umwanzi aravaho, ngo nuko Isirayeli igira amahoro, ngo baraguka batera imbere. Ndasenga ngo uru rusengero rwaguke rutera imbere, kuko abanzi basohotse, kuko ibyaha bivuyemo, kuko ingeso mbi zivuyemo, kuko Satani n'abakozi be bagiye, imirimo ya Satani, abadayimoni, imyuka mibi isohotse. Mwami, amahoro akaza. Ijambo ryawe rirambwira ngo igihe cy'amahoro abantu bubaka ibikomeye. Mu izina rya Yesu, tanga amahoro muri iyi nzu, tanga amahoro mu miryango yabo, tanga amahoro mu byo bakora, tanga amahoro Mwami. Reka Mwami amahoro bayashake, bayakurikirane, niko ijambo ryawe rivuga, kuko banzi ikibi n'igisa nacyo. Reka uwibaga reke kwiba, reka wasambanaga bivemo, reka Mwami watukanaga ye kongera gutukana, ahubwo avuga amagambo meza akomeresha abandi. Mu izina rya Yesu, reka umushizi w'isoni ace bugufi, reka umwirasi amenye ngo twirata ikintu kimwe gusa, kumenya Uwiteka. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Mpera amahoro imiryango iri hano, mpera amahoro abana barererwa muri uru rusengero,
mera amahoro ababyeyi impande zombi, abapapa n'abamama, ababyeyi bibana barera abana mwama ari umuntu umwe, umwuzuza umubere umugabo, ubikore n'Imana, izina ryawe rishyirwe hejuru mu buzima bwa buri wese. Ndasengera ubutumwa bw'aka gasozi bukomeze burangurure mwami, abava mu bituro bavemo ari benshi, icyubahiro kibi cyawe mu izina ryawe ryera Yesu. Urakoze mwami w'abami, ubamera amahoro, ubamera umugisha, ubamere kwaguka, ubamere ibyishimo, ubamere umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibamere umugisha. Murakoze.